ibintu ntabwo nabimubwiye ariko rwose agiye gupfa. Oya. Witwa n'iki se? Nabirebye mbona ntagiye ashigaje ku isi. Ahubwo abantu bamwingingire ku Mana yitahira amahoro kuko ari gusezera. Ntabwo ari ubuhanuzi. Yaza kuba ari ubuhanuzi twicana tuvuga iki? Gabone. Nta kintu twari kuvuga. Baba ndavuga Imana yavuze itavuze. Ibirani by'Imana kwangarera. Ejo bundi nibwo nari njyamye. Imana iratsanga irambwa ati mwana wanjye. Abasitari benshi bagiye gupfa. Irabimbwira ati Imana ariko ikubwira. Abasitari benshi bagiye gupfa. Nubwo bagiye gupfa amagare menshi yaramana. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Ndagusuje kandi ngo haye ikaze wowe dukurikiye aho uherereye hose. Imana ngo umugisha cyane aho dukurikiye ku channel iyo ari yose kuko twahuje umurongo turi abantu benshi. Imana irahari TV, Rwanda Gospel Show, Urugendo Online TV n'izindi nyinshi cyane, ariko icyambere nuko ubutumwa bugera aho bwagenewe kugera. Nta kindi kitubesheje hano no kugira ngo tubwirize ibyo umwuka abantu bamenye ukuri, kandi ni mumenye ukuri niko kuzaba batura, niko Yesu yavuze. Ndi kumwe na Pasiteri, biba bikomeye yafashe umwanzuro ngo aze kuri kamera, biba bikomeye. Yesu ashimwe Pascal. Yesu nahimbazwe cyane. Umeze neza? Yego. Nishimiye kongera kukwakira. Imana ishimwe. Ntabwo biba byoroshye kukubona kuri kamera. Ntabwo biba byoroshye, ariko nanone kuyizaho umuntu atari yamera neza. Kugira ngo urabizi ko byari bimaze iminsi bikomeye, ariko nanone ni byiza ko nyine tuza tukagira icyo tuvuga. Reka dusenge ubundi tugaruke. Data mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko tugeze hano amahoro. Ngaho bana natwe iki kiganiro giha umugisha mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Amen. Reka twanzikire kuri iki. Hari umuhanuzi watumwe ku mwami ngo agenda amubwire ngo arage ibye byose kuko agiye gutanga. No kuvuga ngo ubwo nagira ngo twinjirire ku buhanuzi, ko umuhanuzi ashobora guhanura urupfu rw'umuntu runaka. Yego, birashoboka cyane. Imana igituma umuntu kubwira umuntu ati ibyawe bigiye kurangira. Urabona? Yego. Kubera ko Jerry afite business nyinshi arimo, yego, nta kibona umwanya wo gusenga, nta kibona uburyo bwo kujya mu rusengero. Imana ishoboye gufata Theo, yego, cyangwa se Pascal, yego, ikamuha inzozi, ikamuha kurota, cyangwa ikamuha ubuhanuzi, cyangwa se akumva amajwi, noneho ikamutuma, genda ujye kuburira umwana wanjye bitewe nuko mbona yarangaye. Ubundi bisanzwe impano yo kurota buri wese arayigira, ariko iyiyerekwa buri wese ntayigira. Ariko none yo kurota ikaba original cyane kurenza iyiyerekwa. Burya nuko abantu batajya bayiha agaciro. Impano yo kurota ushobora kurota ibintu biri byo, iyo ufite impano yo kurota mbese ibiri original kurenza impano yiyerekwa. Kuko iyiyerekwa iza ari uko wasenze cyane wabaye mu mavuta, ariko impano yo kurota uraryama nyine Imana ikagusanga, kuko nayo irabivuga ngo uwo nkunda muhera mu bitotsi. Ni ukuvuga ngo burya hari igihe rero no wa mwanya wo kuryama ubura, ukaba wowe uherereye mu mibereho gusa, bikaza kurangira Imana ikoresheje wa muntu uri maso wo kuryama ukawubura, ukawubura, no gusenga ukawubura kubera imibereho no gushakisha. None Imana igahita ikoresha wa muntu uri masa, akaza akaguha ubutumwa bwawe, akubwira ati yenda Imana yarambwiye ngo usenge uriho urupfu. Nguko nyine yatumweho umwami, Imana yamubwira ngo natange, araza aramuhanurira, atiraga ibyawe, ahita akangutse aravuga ati kumbire nibere mu by'isi ndi gushakisha, simperuka gusenga, nuko byagenze, reka nkwereke uko bashaka Imana ndakuzi. Ngo ahita ahindukira areba ivure, bisobanuye ngo yahinduye umuvuno, uburyo yarabayeho. Wabyumvise? Yatura ibyaha bye, asenga mu kuri no mu mwuka. Ako kanya umwuka wera aramuririra, aramunihira. Imana yongera igaruka kuri wa wundi tena ati subirayo mubwire, subirayo, genda ubwire umwana wanjye ngo numvise kuniha kwiba. Sobwo uyu muhanuzi we ntabwo yabaye injajwa. Ntabwo umuhanuzi yabaye injajwa, kuko Imana n'umwana.
ati genda uvuge gutya Eh, akajyayo yego ati subire umubwire gutya bitandukanye n'ibyaba bandi. nicyo kikwereka ko Imana ari inyembabazi. Imana ni ni nacyo inyembabazi. kikwereka ko abahanuzi b'ubu Yego. batandukanye n'abakera 100%, kuko urumva b'ubu bahanura bafite confidence ko ibyo bahanuye biri bihite biba, nkaho ari ubutumwa ari ubwabo. bibe bibi bibe byiza, bo barabyemeza bagakonfirima. Nta nubwo twongera kubabona bagaruka bavuge ati wa undi nahanuriye yarahindukiye areba ivure, none Imana yongeye kuntuma, cyangwa se yarinangiye none Imana yongeye kuntuma. Ariko wumve ko umuhanuzi wa kera yaragiye arahanura, amaze guhanura uwahanuriye arumva, amaze kumva areba ivure, amaze kureba ivure konegisiyo irakorana ica mu ijuru, irongera iramanuka igera kuri ya ntumwa kandi irongera irahindukira. Imana ishimwe cyane. Imana ni inyembabazi, ikaba ni inyembaraga, ikaba inyarukundo mu buryo abantu badatekereza. Yego, biranjyana binganishe ku bintu bimaze iminsi ndi kubona ku mbuga nkoranyambaga arizo benshi dukunda kubureberaho amakuru agezweho se cyangwa atandukanye mu bumenyi butandukanye. Biranjyana kuri Evangeliste Diogene aho yavugiye kuri Zaburi nshya ko Theo ashobora kuba ari hafi gupfa. Yase pe banza wumva aka kantu wumva ukuntu kameze. Aha ni kuri Zaburi nshya, ubwo bitewe n'uburyo Theo nyine yavugaga ati genda kwatura ibyaha byanjye kugira ngo nkire, atari ko hari byinshi mutamenye nshaka kuzagenda mbabwira. Bagiye gupfa, ibintu ntabwo nabimubwiye, ariko rwose agiye gupfa. Oya. Witwa n'iki se? Nabirebye mbona ntagiye ashigaje ku isi, ahubwo abantu bamwingingire ku Mana yitahira amahoro kuko ari gusezera. None se wari uzi ko ngaruke kuri kimwe cy'insengero, wari uzi ko nshobora kuba mu byo nibuka nzi neza naba naranyoye ku nzoga bwa mbere nzinyweshejwe nabo nitaga abapasitori, abo nitaga abashumba, agenda ngiye kuririmba yanumiye kuko habaga hari ibyo mwavuganye ari buguye, kwa kunda kubwira ati ngwino tugende tunasangire, wajya kubona ukabona tumije nk'igicupa cya konyage. Ibintu Theo wimuvuguruza, ibintu Theo yavuze nibyo. Ibintu Theo yavuze nibyo. Ariko se nyine icyo nibaza, uwo mugabo nimba ari umugabo, nimba ari umwana cyangwa nuba afite akajwi gato cyane, ijwi ntaho rihurira n'umuntu urumogi rwinshi, iryo jwi ndumva, iryo jwi uri kuryumva naryumvise, ashobora kuba nawe yaragakuruye ko ntayarekwa njyewe se ubwo nanjye mbibona. Sasa rero ikintu nenda kuvuga, musabire ngo Theo mumusengere, mu masengesho mukora nawe mumusengere. njyewe hari ikintu nibaza, ariko Theo akavuga ati ngenda ndashaka kubohoka. oya reka dutangire ikiganiro neza, twatangiye abadukurikiye batwumva basobanukirwe. uyu mugabo wavuze ngo Theo agiye gupfa, yahanuraga, yasesenguraga, icyo ko biri kose ntabwo ari umusesenguzi, ni umuvugabutumwa, ni evangeliste nyine. yego. Ariko uyu wavuze ngo Theo agiye gupfa, kuko numvise na Prezida amubaza ati se yicwa n'iki, kuko urumva ko Prezida yari yikanze, byamuyobeye, ariko abantu bagiye bamenya ibyo bavuga. Sasa rero kera ngo hariho ku bw'abami, umuntu yari mu nzira agenda, aba asanze agahanga mu nzira, arakabaza ati ariko gahanga wazize iki kugira ngo ube umeze gutyo? agahanga kati nazize ngewe akanwa nazize urw'abagabo, atari ko wowe uzazira umunwa wawe. Ubwo umutipe nkaba ari rukanse n'ibwami, ati muzi ibitangaza byabereye mu gihugu, ati reka dati nsanze agahanga mu nzira kariho kavuga, karakuvugishije. Umwami ati iki ni igitangaza kibereye mu gihugu cyanjye, mugende mukazane tugashyire mu nzu ndangamurage, yenda n'abadusura bajye baza bavugane nako. Agahanga baba barakazanye bagashyikije umwami ati ngaho vugana nako. Gahanga wazize ikice, gahanga wazize ikice. Umugabo ga ntibamufasha bagahita bamurangiza, azize kuvuga ahubutse.
reka tumenye ngo urupfu ni iki. Buriya uretse umuntu utarapfusha, ariko urupfu si ikintu ukwiye kwifuriza umuntu, kandi urupfu si ikintu ukwiye kuririmba. Nubwo tuvuga ngo ni irembo, kandi koko niko Bibiliya ivuga, ritugeza mu ijuru, ariko ubu tuvugana uwazi wawe we wavuze ngo te wagiye gupfa, akakubwira ngo agiye gutwara umugore wawe, cyangwa akakubwira ngo umwana wawe agiye gupfa, uko byasa kose nimba unasenga, ushobora kuba wahita usenga amasengesho menshi uvuga ngo nareke gupfa, kandi wagira agahinda. Kandi nizera ko mu muryango wawe hari benshi bapfuye, warababonye baratambutse baragenda, ariko uyu munsi ubanza utekereze ku kintu watuye ku mukozi w'Imana. Ese kuki mudashaka ko te waruhuka? Ariko uzi ko umuntu ajya avuka akavuka mu bibazo, akaba mu bibazo, agakurira mu bibazo, agakora umurimo w'Imana mu bibazo, akabana n'ibibazo, akarinda asaza ari mu bibazo. Uyu ni umugabo w'imyaka 50 bro, urimo urakinaho, ufite abana bakuru. Uyu ni umugabo womoye imitima y'abantu benshi. Uyu ni umugabo wakomeje abantu, abenshi bari bagiye kwiyahura, barangije bareka kwiyahura ku bw'indirimbo zihumuriza yaririmbye nivuga butumwa. Uyu ni umugabo waje igihugu gikeneye, yomora imitima y'abantu, turabibona. Mwivuga butumwa nyujije mu ndirimbo, murangije muramwonona, none ashize ibyaha mwamukoresheje hanze, mutangiye kumwaturaho urupfu, agapfa ahubwo sinzi ahantu ujya, agakora impanuka sinzi aho werekeza. Uretse ko nizera ko inzego zibishinzwe zakubonye, kandi wavuze ko Imana ngo ijya ituma abantu nyine butumwa butandukanye. Mu bintu nyumvishije nta hantu harimo ko Imana yamutumye. Iyiza kuba ari Imana yamutumye, no comment. Ntacyo yavuze, nta kintu twari kurenzaho, kuko yivuze biraba, yategeka bigakomera. Twese tuzapfa, ariko urupfu si ikintu cyo kuririmba. Ariko ubuze umwana wa Theo, uriya mwana afite uri muri Amerika, ahantu yaraye akimara kumva icyo kiganiro, ubwo ibitekerezo yarayatekereza. Mwagiye mwitonda mu byo muvuga, ariko abarokore mwasaze ryari? Cyakoze hari uwavuze ngo mwafashwe ryari, Imana imuha umugisha. Koko mwafashwe ryari? Mwatewe ryari? Mwitangiriro hari amagambo meza, mu kuva hari amagambo meza, mu gutegeka kwa kabiri hari mbese kuva mwitangiriro ukagera mu byahishuwe hari amagambo twakwiye kuba tuganira. Ni gute ushobora kubyuka iwawe wifuza amahoro, wifuza ukuvuga neza, ariko ukaza kuri kamera uje kubwira umuntu ijambo wikuriye mu bwonko bwawe, umujijije kwatura, ahubwo urafashwe? Yaba yabivuze kuko Theo atangiye urugendo rwo kwatura neza, avuga ati mbanye n'igikomere. Bose babireba, yakiriye imbaraga z'Imana, yego, yumva uko Yesu aryoshye, yongera kumwumva nko muri ya myaka ya kera. Ntabwo rero byashimishije abantu, niyo mpamvu ubona abamutuye mu byaha bari mu nzu y'Imana, n'abamuhagurukiye bari mu nzu y'Imana, bitwa ko bari mu nzu y'Imana. Nicyo kikwereka ko ibyo Theo avuga ni ukuri. N'uyu munsi dore bagiye kumwica, bamuziza ukuri yavuze. Wamufatira mu cyaha akacyemera, ariko waravuga ati yego ibyo byose narabikoze, ariko nasabye Imana imbabazi. Ese muzi impamvu yatumye mbikora? Nabikoreshejwe na bamwe mu bakozi b'Imana, nari nizeyeho imbaraga z'Imana, nagiye nsanga bampamagara ngo nze mbaheshe umugisha ku bwoko bashumbye, kumbe hari ibindi bashyize inyuma. Bisobanuye ko Theo yabaye icyaremwe gishya. Iyo ubaye icyaremwe gishya umena amabanga ya Satani yose ukayashyira hanze. Noneho kugira ngo abarokore bamwacire, bamubwire ati mukozi w'Imana, turongeye twibutse bya bihe byo ku karago, twibutse kwa kundi waduhumurije, twibutse kwa kundi wasannye imitima yacu, tukanga icyaha n'igisa nacyo, tukanezerwa, tukongera gukumbura Imana. Ahubwo bahise batangira kumwaturaho amagambo akomeye yo kumuhabya kugira ngo aceceke. Ubundi inyungu nziza zo kuba umukristo mwiza suko. Muvandi, uraho neza? Yego. Umeze neza? Uyu muvandimwe ndagira ngo si ubwa mbere twicaranye, ariko ni ubwa mbere dukoranye ikiganiro, kuko mujye bibona ku mafoto
dukunda guhura turi kwisekera tubiganirira tukifotoza nguhamagaye mu kiganiro kubw'inkuru ndimo ndaganiraho mu kanya kashize bamaze kunyumvisha amagambo akomeye ndagira ngo bayashyiremo nawe uyumve utubwire nawe nk'umuntu w'umuhanzi nk'umuntu w'umunyamasengesho nk'umuntu ukorera Imana ibi bintu etse turebe ko yenda batagira ngo naya pasiteri reka twumve n'uyu muvandimwe ni umukozi w'Imana n'umuhanzi gutyo uti abantu Imana ikunda azajya gusubira inyuma ngoma bose babireba agiye gupfa ibintu ntabwo nabimubwiye ariko rwose agiye gupfa oya wicwa n'iki se nabirebye mbona nta gihe ashigaje ku isi ahubwo abantu bamwingingire ku Mana yitahira amahoro kuko ari gusezera none se Theo bose babireba agiye gupfa ibintu ntabwo nabimubwiye ariko rwose agiye gupfa oya nibyo nimba avuze ngo agiye gupfa ariko yagombaga kujya ute yagombaga kumuhamagara kuri telefone akabimubwira akitegura ariko si ubuhanuzi ngo nta jwi yumvise nta niyerekwa yabonye njyewe reka nkubwire ntabwo ari ubuhanuzi yaza kuba ari ubuhanuzi twicana tuvuga iki nta kintu twari kuvuga baba ndavuga ngo Imana yavuze itavuze ibirani by'Imana ikwangarira ejo bundi nibwo nari njyamye Imana iratsanga irambwa ati mwana wanjye abasitari benshi bagiye gupfa irabimbwira ati Imana ariko ikubwira abasitari benshi bagiye gupfa nubwo bagiye gupfa amagare menshi yaramana narakoze ibyo narashoje ibyo nabasezeranyije ahubwo nibanyegere biyeze niko Imana yambwiye ati na deni nzaba nasigaranye n'umuntu niko Imana yambwiye ngo abasitari benshi mu Rwanda bagiye gupfa nuko nguko nabyumvishe gusa ndituriza none iyo tubonye umuntu aje kuri kamera akadushyira mu rujijo akadushyira mu rungabangabo we ntavuge ko ari yerekwa yagize ntavuge ko ari ijwi yumvise ahubwo akavuga ngo umuntu agiye gupfa ndetse akongeraho kuvuga ngo sinabimubwiye kandi ari kubibwira isi yose ubundi bwo Imana yaransanze irambwa ati mwana wanjye ubu nzajya nguha misaje ujye uhita umuhamagara umubwire atari kuri kamera umubwire umwibwirire kuri telefone abyumve nabyumve ariko washoboje icyo nakubwiye nuko umuntu Imana irambwiye ati bwira runaka inzo mivuge muri kamera ubu se ndabimubwiye cyangwa mbibwiye isi yose hari ibyo ugomba kuvugira muri kamera ushaka kubwira isi yose nk'ubu ngubu ibyo Imana yambwiye ngo basite benshi mu Rwanda bagiye gupfa ntabwo yambwiye izina runaka naranabivuze no kunuza no kuri YouTube rambwa ati ubivuga ibyo ni ibya rusange n'ubu nuriya Brazil Imana itsanga ikambwa ati mwana wanjye ati mubabarire kandi umuhamagare ko mubabariye noneho mbere yaho niyemera nyuma yaho azaguhamagara mwonge musubirane mukore ikiganiro ndamuhamagara arinangira niyabyumva kandi nawe yaragukoshereje arabyanga abyanze nuko Imana iratsanga ati mwana wanjye icyo nashakaga kugira ngo usohoze icyo navuganye nawe gusa ubwo urubanza rukuvuyeho nyuma yaho nanone iratsanga ati mwana wanjye hari amafaranga asaka kuguha ari kongera akayisubiza akongera akayisubiza Imana iratsanga ati tumuhamagara kuri telefone bimubwire kandi ubwo icyo gihe mbere namubwiye ko Imana yambwiye ngo mubabarire mbimubwire azamamaga twongeye duhure tunogosemo neza ikiganiro tuhongeye duhaguruke kuko meeting bwa mbere cyane ni kuri Zaburi nshya hamwe no kwa Irene nuko ubwo rero mpita mbimubwira ndavuga ati se arambaza ngo urinde navuga ati nafande Nyarudindiri ndavuga ati Imana yambwiye ngo hari amafaranga
uri gushaka kuma menshi cyane mbona ari amanote atukura none wowe wayama gutyo uyafashe mu maboko yombi najya gusika ukunje ukisubiza biba inshuro 3 zose mbireba mwiyerekwa nza kubimubwira ndavuga ati se wamaye ayo mafaranga wamaye amafaranga ko Imana itagiye nawe arabizi intambara ziba kuri Zaburi nca nari naragenda bimubwira ndamubwira ati ari intambara zigiye kuvuga kuri Zaburi nca nibwo byageze aho intambara zirafutse akora hariya ku rusengero mu Gatenga barahamwirukanye ibyo nari nabimuhanuriye bigeze aho ndongera ndamusanga ndamubwira kuri telefone ndamubwira ati bamaso bagiye kuzagutegera mu nzira uri kumanuka uri gutaha ndamubwira ati nabonye ugeze mu kibaya cyahana ariko abantu baguteze ariko byageze aho ntibamenye igihe watambukiye nza kubimubwira ibyo mbimubwiye nabyo byahise bisohora abantu bamuhigira hasi no hejuru ibyo byahise bisohora za kubona ibimenyetso ibyo by'amafaranga nza kubimubwira ndavuga ati ndabona uri kuma amafaranga menshi cyane ariko uri kuyisubiza wayamaye bigeze aho avunira avunira ibiti mu matwi nanone yasize nk'amezi ngaha ya misazi irungira agaruka ngiye kubona mbona ari kugira ute ari kuma amafaranga menshi nanone akongera akayisubiza bikongera bikaba inshuro 3 ako kanya mwiyerekwa ibyo tukabihuza gute ngiye muhamagara ndamuhamagara ndavuga ati ndi kubona uri kuma amafaranga menshi nanone misazi irungira agarutse wayamaye kubera kiri imisazi iri kugaruka arambwa atari ko uri umusazi ahita gusubira ajya mu uravuze ati ibyo turabihuza dute urumva iyo ubajije umuntu ikintu hari ukuntu ukora hasi ukamwibutsa ibuye agahita avuga nawo umubabaro we buri wese afite umubabaro turi ku kiganiro cy'uyu mugabo wavuze ko Theo bose babireba agiye gupfa ndetse akabivuga nk'itegeko nk'ubihamiririza tuvuga duti yagakwiye gusobanura niba ari iyerekwa yagize niba ari Imana yamutumye ibintu akabisobanura neza twe tukabyumva niba kandi nta na kimwe atari iyerekwa atabonye aho bagambaniye Theo atamenye imigambi y'abagiye kumwica najye kuri kamera sabe imbabazi kuko yakoze ikosa yababaje imitima y'abantu nakana abantu bahererekanyije yagira yamwihamagarira kuri telefone none se urumva wahamagara umuntu ukamubwira ngo ugiye gupfa utamubwira impamvu agiye gupfa si yerekwa ntiyageze ahantu asange bateguye gahunda yo kumwica ndetse nta n'uburwayi afite buremereye ngo abari kuvuga ngo bwa burwayi afite nibwo bugiye kumuhitana niyo mpamvu turi gukora iki kiganiro tuvuga duti nimba turi abarokore dukorera Imana mu kuri no mu mwuka kandi mu by'ukuri tujye tuganira neza nimba koko uyu mugabo afite amakuru ku rupfu rwa Theo bose babireba we nadusobanure nk'abakunzi be cyangwa se nk'abarokore muri rusange ese urwo rupfu rugiye guturuka he tunitabaza inzego zibishinzwe nimba ari urupfu rw'abagizi ba nabi baruhagarike Denis nishari ryaza madamu nashaka kukubwira urapfuye nishari ryazamo ese ntitwabibonye mu minsi yashize n'ibyabaye byarabaye muri showbiz nishari ryazamo umuntu atagufite ishari yaguhanurira ngo urapfuye n'ubundi ugasanga n'utwara uri kujya nunaturiye urahangayitse gutyo ahubwo vuga ati Imana yavuze gutya niyo mpamvu n'ubundi Imana iracyakubita n'ubundi kandi nibutse n'abantu nanababwira ubuhanuzi bugira insinzi yego niba uhanuye ibyago ubwo buhanuzi bugomba kuba bufite insinzi izakurikira bwa buhanuzi sibyo iyo nsinzi ni yiherero twabonye umugabo wahanuriwe ko agiye gupfa arangije yibuka ko yari amaze iminsi ari muri rwasere yego arahindukira arasenga asenze Imana isanga wa muhanuzi iramubwira ngo subirayo umumbwirire ko numvise kuniha kwe imyaka ye yo kubaho mwongereho imyaka 15 iramwongereye kubera iki yahise agira ute yahise ayisaba imbabazi Imana ijya yigarura Imana irigarura ibyo yigarura nibyo mbabwiye ijya yigarura ikagira ute ikakubwira ati ndigaruye nkongereye iminsi ya minsi ikongereye ikongera ikareba ikakugeragerezamo uyu munsi rero ijya yigarura tubabarire nta nsinzi twumvise bavuga butumwa ni muze muvuga ibintu bifite gahunda apana kuza mudutera ubwoba sibyo apana kuza mudutera ubwoba muduhahamura muradutega uko bwije nuko bukeye
kugenda nijoro umuntu asigaye agenda yikandagira hafi no gushaka uburyo utazongera gusohoka nijoro. kubera iki muriho muratubwira ibintu akaba ari namwe mubishyira mu bikorwa none nabose babireba murashaka kumuhitana ari naryo ririmo. Ego wenda tugana ku musozo reka turebe imbaraga ziri mu kwatura no kureka ibyaha kuko twabonye benshi hari ukuntu baje ariko batazi ibyo bagiyemo ariko bamara kugera imbere nk'uko Theo yatangiye urugendo rwe wenda si tubivugire kuri Theo tubivugire muri rusange imbaraga ziri mu kwatura no kureka ibyaha. Yego mbo icambere abari byo tuzisorezaho. Icambere mbere yuko umuntu yatura arabanza kemera ko ari umunyabyaha. Iyo amaze kwemera ko ari umunyabyaha kubyemera gusa kwemera ngo nge ndi umunyabyaha ako kanya biba byestaye biba biri connected mu ijuru beta baguha imbaraga zo kuza kwatura kuko burya kwatura ntabwo wagombera kubanza kurya ibiryo byinshi niko guhamya ni uguhamya nyine nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa nukuvuga ngo rero kugira ngo wature iryo jambo unavuga ibyakubayeho hari imbaraga zatanzwe nijoro izo mbaraga rero abari mu mubiri ntibazibona niyo mpamvu umuntu yatura ibintu nka biriya biremereye abantu bakadukana amarokete yo kumurambikaho kugira ngo ahita acika intege avuge atari ko aba bantu ndi kimwe nuko ushobora no kwatura ikintu cyangwa se umuntu agahita akoreshwa cyangwa uriya yaba yabivuze avuga ahari atekereza ko Theo hari amazina ari buvuge y'abantu bamujyanye mu byaha. Theo ntabwo yayavuga kuko na n'umunyabwenge ariko n'ikindi nacyo nta nubwo bikanganye cyane Theo no gupfa yapfa sibyo gupfa yapfa birashoboka kuko ntabwo ari umusozi n'umusozi urariduka natwe tuzakorega ariko se mu buhe buryo bibaye kubera iki kuba rero mu mbaraga zo kwatura kugira ngo umuntu ashobore kwatura ni imbaraga ahabwa n'Imana yarangiza akatura ibyaha yakoze. Iyo rero umaze kubyatura Imana irwana ishyaka ryo kugira ngo utazabisubiramo ikarushirizaho kuguhereza imbaraga ariko noneho nawe ukaba maso cyane kuko Bibiliya uba maso njya nkunda ijambo rivuga ngo nimuba muri nje amagambo yanjye akaba muri mwe mujye munsaba icyo mushaka muzagihabwa. Nukuvuga ngo icyo gihe Imana icyo yisabye irakiguha. Hari n'igihe rimwe na rimwe ubona ko uri umunyantege nke twese turabanyantege nke ariko yigashishikara iguha imbaraga yohereza marayika kwambika imbaraga ukurinda. Reka tuvuge ngo marayika w'Imana wahaye Theo bose babireba kwatura amuprotege cyane amuha imbaraga nyinshi cyane amube bugufi cyane abadutera amagambo bo ndabazi barajya muri comment nta hiti dushaka kamera turazitunze mu nzu cano turazifite dushaka hiti twahora kuri cano ahubwo tuba twaje kuko mwavuze ibintu bidafite umurongo sibyo. Ndifuza ko rero waza ugasobanura ibi bintu ukatubwira nimba ari yerekwa cyangwa nimba ari imaginaire cyangwa nimba waraguje kuko no kuraguza muraraguza turabizi nkuko bamwe banywa inzoga nkuko Theo yabihishuye none Pascal reka ngushimire cyane na Nyarudindiri ngushimire ugira ubutumwa uha Theo umuhanzi mugenzi wawe. Icyo namubwira nyine icyo namubwira nakomeza asenga Imana imwambika imbaraga imwambika imbaraga ariko biba byiza kugira ngo ugende wiyeza kuko turi mu isi turacumura ariko Yesu aradushatse duhora twiyeza uko ducumuye dusaba imbabazi nicyo ngicyo Imana ibishaka rero. Yego reka mbashimire Pascal.